Ko mwakize ni mu mafaranga. Twarakize. Nagara mvuza ndavuguye. Ngo mvuga rizi. Yayo bite? Rambaza iki? Bite byawe? Rambaza iki? Uretse umva waje nkajya kugwa icyayi mu rugo. Sibyo? Urachaka icyayi hamwe n'iki kintu? Ndakubaje uramuntu uramuzi? Wowe rasa ku ntego icyo ushaka. Ndabizi kandi n'icyo ushaka ni ubutunzi. Sibyo se? Ndakubeshye? Yego niki? Ndabizi rega. Hago Nta munagira ngo kubite pasi ya kariya kana kandi kari tono gaforo n'ibyavamo. Ni kazima se? Ni kazima mwana. Nagira ngo nimugoroba uvuye ku kazi uze kunyibanga. Fatira Urumva nawe mfite iyo gahunda ya Stella nyuma yaho arindi kindi cyane ari napangiye. Stella badwe. Ariko icyo ngicyo nagisprema tukareba nyine ukuntu tu. Okay ntacyo reka ne kukuvangira. Ndabitekereza reka manzi ngere ku kazi ndebe ukuntu bimeze. Sigaye misanse nkeya. Mbara vugira. Intango tani ushaka ngomba gusubira inyuma. Turumvikana. Ubu muri iyi tsi ya hano y'umwijima ninjye mugore wawe. Mwisi yo hanze umugore wawe n'uriye. Shaze kuvuga iki? Mvuze yuko igihe uzajya wumva hari icyo ushaka gukora ugomba kuza kundeba. Nonese umugore wanjye ukazagenda bite? Uriya muzajya murarana. Wemere kurarana mu cyumba kimwe nawe nta kibazo. Ariko ntacyo ugomba kugira icyo ukora. Igihe cyose ushatse kugira icyo ukora ndagiye tuza kundeba. Hanyuma kondisiyo ya kabiri rero, ugiye gutunga amafaranga menshi. Icyo uzakora cyose uzahirwa pe. Ariko uranyumva neza? Ndakumva. N'umuntu hari wese uzashaka guha amafaranga, uza gusa amafaranga uzayamuhe, ariko uzajya ubanza ucire mu ntoki ukaboko kawe k'ibumoso, hanyuma aba ari kumuhesha ayo mafaranga. Urabyumva?
ndabyumva. Ikindi nkubwira ukitondere niyo kondisiyo ya gatatu nguhaye. Saa 8 z'ijoro zitarenga umunota n'umwe ugomba kujya ubyuka ukazamura amaboko yawe ukavuga uti yayo ni wowe niringiye. None se ubwo umugore wanjye nambona ndi kuvuga ibyo byose bisagenda bite? Ubwo nawe uri umuntu mukuru ntuhitamo kubimwereka nta kibazo. Niba uzamuhunga simbizi ariko kondisiyo nuko iteye. Ela bit. Uba mwiza. Hi my guy. Harya. Ushatse kwibagirwa ahantu twahuriye. Aho twahuriye ndayibuka. Urahazi. Izina? Nyitiri ushatse. Sheri wa sheri. Vitesse. Cyane fresh imeze neza. Aha nayo tuye muri izi nce. Wapa ahubwo ngize imana kubonye. Nta muntu ndi gushakisha na wose. Indi. Inde. Naho mucyeke kabisa ntabwo nahise mumenye kereka ari mbondi gutekereza ariko byari byose gutekereza nde Olga akubeshya naramubuze nubwo nyine duhe nka seka ariko mpani ndababaye pe hashize igihe kinini phone ye ntikibaho ngira baramushimose niba byaragenze bitinde ntabwo mbizi. Olga rero muherukana ryari? Hashize iminsi mwana kuva cyagiye oya cyagiye haje kunyuzamo iminsi turabonana ariko ubwo duheruka ntabwo nongeye kumubona. Olga sigaye aba mu rugo. Seriye? Sinzi impamvu atabikubwiye sinzi nimba nyine ndamuhamagara phone ye ntabwo icamo icyo kibazo. nta na telefone afite papa. Murabana? Aho ngize imana ndumva n'umutima utuje niba mubana aho gusameza haje nyine ibibazo then byo muri famille baza kuba mu rugo for the meantime. Ariko ameze neza. Tega amatwi rero nkubwire kondisiyo ya 4 kandi uyitondere. Ibu butunzi bwose ubona mfite cyangwa se ubwo ngiye kuguha wowe nanjye ntabwo ari igihe ubwira mfite nanjye abankuriye. Niyo mpamvu ngiye guha kondisiyo ikomeye utagomba kwibagirwa na rimwe. Ngiye kukubwira yuko ikintu icyo ari cyo cyose uzajya ugerageza gufata ugiye gutamira cyaba icyo kunywa cyaba icyo kurya ugomba kubanza guhereza abakuru mbere yuko usogongera. None se ko nta babyeyi nkigira cyangwa abanyogokuru ubu nzajya mbahereza mbakuye? Nakubwiye abakuru abushakaho ubutunzi nahuye ko nanjye ubwo butunzi ngomba kuguha atari igihe ubwira. Nzajya mbahereza guteze? So uzajya ubanza ufate ikintu ugiye kunywa ubanza usukeho hasi usangire n'abakuru bagomba kubanza gusogongera mbere yuko unywa kandi ndakeka kubyumva. None se yayo bankwibariza kandi kumva kunumva izo kondisiyo zikomeye n'indamutse nziteshutsweho nzubahiriza byagenda gute?
ntukabikinishe na rimwe. Ikosa rimwe mu makondisiyo naguhaye uteshwa kuri rimwe ubutunzi bwe buhungabana. Niba ufite ikamyo ebyiri mu muhanda cyangwa 3 imwe izagirwa cyangwa ishye, wowe ubwawe uzajya ubirebesha amaso umenye ko hari icyo wangirije. Icyo usabwa rero no kwitwararika ku makondisiyo yose naguhaye. Akumva utabishoboye ngo ubutunzi ntabwo ubona. Kondisiyo nizo gusa? Oya biracyaza. Okay, mbwira. Kwa yindi ya 5 ngomba kuguha. Yari ya 4. Mbwira ndakumva. Kondisiyo ya 5 rero nuko nyuma y'imyaka 5 ubutunzi buzagenda. Oya ntaho buzagiza bumeze neza cyane rwose, ariko nyuma y'imyaka 5 ngomba kuduha igitambo. Hejuru izo kondisiyo zose hari n'igitambo. Tuza gusaba igitambo. Nyuma y'imyaka 5 nasi igitambo ni cyengo byibuze ngitegura cyangwa uzakimenyeshwa. ariko ngo uwinjiye ntasohoka. Intambwe wateye uramenye nta gusubira inyuma. Ntabikubwiye neza ko iki gikorwa iki ari intambwe ikomeye wateye. Nje mugore wawe hano muri iyi si. Urakoze. Naho ubundi Olga ameze neza nyine. Ameze neza. Ubungubu bari kumera neza ko minsi yashize shows somehow depressed agahinda. Ariko dadi wabo ngo afite ikidodingo batamenye neza. Nikigori. Nanjye mfite nka papa nkawe nako. Wowe bimeze bita makuru yawe? Shana ko tumeze neza se. Fiancé yarabonetse se? Duherukana nawe wasaze tuwe passe iki? Mwarayimaye se? I think ko yabonetse bana. Ubase ngomba kubwira Olga agashaka uburyo kuvugisha. Sibyo? Nimero yawe se izi mu mutwe ni buramuze kuvuga. No, wapa ahubwo nkwereke. Mpiza wenze kumuvugisha. Simbyose. Umubana byananyerozera mwana uri umukobwa ndamukumbuye. Maze igihe ntatuje kubera we. Ese kutigeze ujya no kumushaka iwabo? Ndeka nkubwire namushaka iwabo duheruka nambwira ko babirukanye. Urumva ne kugiye iwabo nka ngiye kwibipa. Ibipe ubone yanjye. Tazambaza ngo rinde ngo. Okay. Nawe uzajye kumushaka iwabo biroroshye. Gusa numvishe mu minsi yashize bari kuvuga ko bagiye gusubira iwabo. Ubu nshobora no gusanga nkasanga bagiye kuko nabo nako rero nahimbe. Okay, ntacyo we nugera mu rugo ze kumumpa. Ngira ibyo menye. Twagahinda kakwisha. Nabuze umukunzi. Sawa. Ngo ndaza kumubwira. Kandi ukomeze wihangane. Sawa.